n'amasaha meza ugira wivugire. Twakubonye ukoresha umukozi wawe utwumiza n'ibitangaza, kandi tuva mu bwiza tuja mu bundi. Tugushimiye ibyiza ugiye gukora biciye mu mukozi wawe uwo watoranije kugira ngo iyi mitima yose itabagwa. Hari abarushe, hari abaremerewe, hari abavuga ngo ntibigishoboka, ariko mu ijambo ryawe biracyashoboka. Ni wowe uhindura, ni wowe uremesha imitima irushe, ni wowe ubiha igisubizo, ni wowe wateguye ijambo rirema rigakuraho ibirushije imitima y'abantu. Uyu munsi ndakwinginze nk'Imana yacu, Imana ishobora byose, yatoranije umukozi wayo. Winjira umucemwo, ukora ibitangaza n'utwumiza aka kanya. Imitima iri ngaha yose igende yishimye, igende inezerewe. Icyo twasa n'imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, tera bikura ijambo mu mitima y'abantu. Turayivuye ngo turayivunye mu izina rya Yesu. Myuka mibi y'abarozi, myuka mibi y'abadayimoni, tero vy'abarozi, nama zibitsi kuzimu, turazisenye mu izina rya Yesu. Turavuze ngo umukozi wawe n'umukoresha, kandi imitima yakire maze yishime mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Dukoma amaje dushima Imana. Amen. Haleluya. Akoze cyane Imana ibahe umugisha. Nongeye kubasuhuza mbifuriza ikaze ku ijambo ry'Imana. Mugire umugisha w'Imana. Haleluya. Uyu mwanya mwiza, reka twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe mu ijambo ryayo. Kandi koko ijambo ryayo niho byose byakomotse. Yaravuze ngo nibibeho bibaho, no kubaho kwanjye nawe ni itegeko ryayo. Turihuta vuba dusoma amagambo y'Imana usanga mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 22, murongo wa mbere n'uwa kabiri. Dusimbe tujye kuri 7 tugeze kuri 18. Tuza gusoma handi hamwe maze tuganire. Imana ishimwe cyane. Itangiriro 22 murongo wa mbere kugeza kwa 2. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umuntambire yo ku musozi, ndi bukubwire abe igitambo cyoswa. Murongo wa 7. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakaho igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko kwe, yenda kwa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kwawe kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma y'imfizi y'intama amahembe yayo yafashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyo koswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye, niko Uwiteka avuga, ubwo ungenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe,
ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'abanzi barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Amen. Amen. Reka dusome Abafilipi, kandi ko Pawulo cy'Abafilipi cyo bibiri ari ku murongo wa 6, hanyuma tuganire. Abafilipi 2:6. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje ko yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Uyu munsi Imana yemera ko tuganira amagambo yayo, kandi numvise mwuka Imana mpumekera, kandi kuko Pawulo yavuze neza ngo cy'umwami yampaye kumenya nicyo nabahaye, nicyo mbahaye namwe, nicyo mbahaye kumenya, cy'umwuka Imana yampaye nicyo yampaye kugira ngo namwe mbahereze, maze icyamfashije namwe kibafashe, cyangwa se uko Imana yabishatse aba ariko biba hagati muri twe. Twasomye amagambo, ariko umwuka Imana yampaye umutwe uvuga ngo imirimo ukora niyo ituma wemerwa, niyaguha izina, niyaguha icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Imirimo ukora, imirimo dukora, iyo niyo ituma twemerwa imbere y'Imana ndetse n'abantu, tubaho kubahwa imbere y'Imana ndetse n'abantu, niyo ituma tugira amazina runaka, ndetse tukaba abanyamugisha, tugahesha n'abandi umugisha. Rero ndagira ngo uyu mwanya mwiza dusubiremo, numve mbabwiye nk'uko umwuka w'Imana yambwiye. Yesu nashimwe cyane. Aburahamu muramuzi, hano twavugaga Aburahamu, yari yamaze guhindurirwa izina, mbere yitwaga Aburahamu, yaratarabyara we n'umudamu we Sarayi, ariko amaze kubyara yitwa Sara. Aburahamu amaze kubyara yitwa Aburahamu, sekuruza w'amahanga, nyirakuruza w'amahanga. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu Aburahamu atarabyara uyu mwana, nuko yamukuye muri Uriya wa Kaldayi, kamubwira ngo genda ujye mu gihugu nzakwereka, kandi ubyemera ukabikunda nkagendana nawe, ukajyana nanjye, ugakora icyo nkubwiye, ukajyaho nkweretse, icyo ukoze cyose ukagikora dukoranye, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzagukuraho igisuzuguriro, abazagukomokaho bazangana n'inyenyeri zo mu ijuru n'umusenyi wo ku nyanja, uzaba umugisha. Haleluya. Uzakuvuma nzamuvuma, kandi uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Aremera, arahaguruka aragenda, ngo yaciye no mu cyanzu, yanyuze mu irembo, ngo agende bamuri, yaciye mu cyanzu yikorera udusambi we n'umugore we baragenda. Yumvira Imana. Aho hantu bituma Imana imwishimira, kuko yemeye gusiga ibyo yabonaga ari umumaro kuri we. Kuvuga ngo haguruka uve mu muryango wawe ugende, Imana kuvuga ngo haguruka ugende, ukagenda utitaye kuba kubazanga, ariko se ngo ugiye, kandi kuko barabivuze bati uriya mugabo afite ikibazo, imyaka maze atabyara, yataye umutwe, buriya byivanze, amawaya yahuye, iriya ni sirikwi, buriya nyine ni toroma. Ariko ntabwo bari bazi ko hejuru y'ibitekerezo byabo hari ijwi ry'Imana, kandi umugabo w'Imana yemeye kumvira. Bwana Yesu asifiwe sana. Wemeye gutukwa kubw'umwami, wemeye gusuzugurwa kubw'umwami wawe, waravuzwe kubw'umwami wawe, humura, ntabwo ari wowe wa mbere, niwirinda
ukizera uzahabwa ibyasezeranijwe. Yesu nashimwe. Ariko mbwira abantu bumva, mbwira mugenzi ngo urabe wumva, abinyuma murumva neza. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu mugabo witwa Aburahamu igihe kiragera Imana imugira neza, imuha isezerano ryo kubyara, kandi kubyara kwe ntabwo byaje byagiturumbuka, bifite aho byaturutse nanone. Iyi Imana yaguhaye isezerano no kugira ngo risohore, rifite ukuntu riza, rifite ukuntu risohora, ifite angre inguni rinyuramo, ifite irembo Imana ikingura ugasohorezwa ibyasezeranijwe. Bibiliya iratubwira ngo mu gihe cyane mugoroba, mu gihe cyane munsi, ngo yicaye munsi y'igiti cy'umwera, ngo yicaye ahundagaye Sarai ari iyo ngiyo mu mbere, ngo nawe yicaye aho ngaho, ngabona abagabo batatu baje, arabitegereza ngo yiyumvamo ko ari abantu badasanzwe. Bwira mugenzi ngo no gusenga umuntu abyiyumvamo arega. Burya reka ukubwira umuntu ngo najya gusenga atabyiyumvamo, nushaka uzareke, urabimubwira avuga ati nzagerageza nzaza, mwihorera igihe kizagera Imana ibiduha izabimushyiramo abyiyumve maze. Wowe ujye komeza wisengere ntunagahatirize. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Niyo umuntu muzamarana igihe kinini ubyiyumvamo, uramwumva, uramukurura, ukamukumva, uramusantura, uramuviva, hakaba n'uburebe ukabona ari nk'igiti cyumye, kumva ntaho muhuriye, kumva nyine aho yerekeza siho werekeza. Yesu nashimwe cyane. Ni nk'itorero uzagumamo ugatindamo, niyo uhageze wumva hari ibintu bihindutse muri wowe. Mbariza mugenzi ngo hari icyahindutse muri wowe, wumva hari ikintu cyahindutse. Hari ikintu wumvise gituma uzatinda hano. Haleluya. Ababonye ngabona abantu badasanzwe, isezerano rero rigiye gusohora rero. Haleluya. Haleluya. Kimana yavuze rero kigiye kuza, ngo yumva muri hari ukuntu bibaye, ngo arahaguka arabegerana abasanganira, avuga ati nimuze ndabona munaniwe, nimuze mbaho utuzi, mbakarabye ndabona mucotse, kandi mbafungurire. Yinjira mu gikari abwira umusongozi, agenda yinjira mu mukumbi, akura ikimasa cy'umushishi agitekesha amata, ngarabagaburira amaze kuboza, bararya bagubwa neza, bikaranze neza, harimo n'ikirungo tayari cy'icyo gihe. Haleluya. Burya igihe cyose kigira ibirungo byacyo. Muvuga ngo igihe cyose, igihe cyose gifite ibirungo. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo bararya bamaze kunywa, bamaze kurya baguwe neza, baratangiye batiriya baba yasire kerezetai, bavuga indimi, barahanura, baravuga ati kubundi Sara ari hehe, Sara ari he, Sara ari he. Avuga ati ari mu mbere, haravuga ati umwaka utahigiye nk'iki nitugaruka azaba akikiye umwana w'umuhungu. Haleluya. Je ndimo ndibaza kuva mu gitondo kugeza ni mugoroba mu rubungabungo, ibi mugoroba izuba rimuri rengarenga, abantu bose iyo ko yari inzira nyabagendwa, kuki abantu bose atababonyemo abantu bigitangaza, kuki ni mugoroba ari yabonye abantu bigitangaza. Reka nkubwira, isaha y'Imana nigera ku buzima bwawe bizishyiramo neza. Isaha y'Imana, muvuga ngo isaha y'Imana ushaka gutangira n'abantu saa 3 saa 4 bagasubizwa uti mwama arashubije nanjye ndasigaye, saa 6 igasubiza abandi, saa 8 igakubitaho undi mupango, ebana ikaza lisiteri ya 7, saa 9 byagera saa 10 nawe abawe bakaza. Haleluya. Humura gumamo, ceceka tuza, iyavuganye nawe isaha nigera izasohoza nk'Imana itabasha kubeshya. Bibiliya ijambo ry'Imana ibihinduye izina rero mukubise isezerano, nako ijambo ryayo irarikurikira rishoje, imubwiye ku mwaka utaha. Barategereza umwana, baravutse, Isaka ndabizi, murabizi mwese, umwana arakuragubwa neza bigitangaza. Nuko Aburahamu na Sara baranezerwa bati Imana dukuye igisuzuguriro ntitugihambishijwe ikara. Yo Mana, haleluya, himbazwa. Ngo bararyoha bigira muri uwo munyenga, ngo Uwiteka aragaruka. Agaruka Isaka ari umuhungu mwiza cyane, umusore w'ingimbi mwiza, tangiye kuzinguka, arushimishije. Uwiteka bati Aburahamu, Aburahamu we, tikarame karame mwami wanjye wampaye umwana, ukankura igisuzuguro ukampindurira izina, tubundi uracyankunda. Bati ya mva nakora n'ibindi, nakwibagirwa nkibagirwa icyo wankoreye, nkibagirwa ko wantetuye mu bantu, nkibagirwa ko wangiriye neza, kamikiri icyo ndeba nkanezerwa. Mwana mwiza w'isezerano, sore mwiza ndimo ndeba nkabona ejo hazaza hanjye harahari, nkibuka rya sezerano ryawe yuko uzankomokaho ari uzahora n'inyenyeri zo kwijuru n'umusenyi wo ku nyanja, Rabin Stein Guide. Haleluya.
aravuga ati ariko se muri uwo munezero muri ibyo byishimo uracyankunda? Ndagukunda n'ukuri kandi urabizi. Aha, aravuga ati mva rero ntabwo uri unyubahishije ibyo naguhaye ngo winjire mu mukumbi umuhe igitambo cyiza cyoswa mu mukumbi urebe umushishi. Oya, umunsi ndashaka umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka. Yesu nashimwe. Uwo bari untambere igitambo cyoswa ku musozi nzakwereka. Tugende kandi duhaguruke tugendane nk'uko wahagurutse muri wa Karudayi ukanyumvira n'ubu nyumvira. Niba ukinkunda ongera unyumvire. Ngo Abrahamu ntiyazuyaza. Yesu nashimwe cyane. Tegure indogobe shyira amatandiko kubitaho umuhungu nawe n'abagaragu baragenda batwaza inkwi n'umuriro. Ngo baragenda bageze munsi y'uwo musozi Imana yashaka kujya kumutambiraho igitambo cyoswa hejuru aho. Abrahamu arakebuka areba abantu sanga bari buze kumubera inkomyi. Aravuga ati mwe nimusigara aha ngaha njyane n'umuhungu wanjye. Umugaragu na shebuja rero burya umugaragu yumvira shebuja. Barasigara. Ngarazamuka bageze hagati mu musozi ngo igitambo kibaza nyiracyo. Isaka baza se ariko se data ko mbona umuriro nkabona inkwi igitambo kiri. Aba mu gitondo nababwiye ngo umuntu urimo ubwenge bw'Imana, umuntu uri muri frequency y'Imana afite ukuntu avuga. Mu bugenge afite ukuntu avuga. Avuga neza. Cyavuze akakivuga mu gihe cyacyo kandi kikaza ari cy'umumaro kitari kimwangiza cyangwa se ngo cyangize uwakibwiye. Umuntu urimo Imana urimo cyerekezo cyiza cy'Imana. Umuntu mu mwuka w'Imana, umwuka w'ubwenge. Umuntu uri umuhamagaro, umuntu wamurikiwe. Ariko hari umuntu uvuga ibyo avuze byose bikaba ibicantege. Aha yewe muzaba mureba ngaho nimurebe nanjye byaranshobeye. Byagushobeye umacintege abandi bigere. Byaragushoboye ni wowe byashoboye wenyine. Abandi bazashobora. Nushoberwa abandi bazashobora. Haleluya. Ha nawe uraje se ngwino n'ibyo twakurushije ma. Aha no gushinyiriza. Komeza ushinyirize abandi bazasekureba. Komera Imana amashishuti yanjye. Ije umenya kuganira neza. Abantu batazi kuganira neza. Noneho rero n'umuntu uzi ubwenge, umuntu ufite Imana muri we, niyo ashubije asubiza neza ijwi ryiza ry'igisubizo ritavuna igufa. Kandi ineza ihoshuki buraka. Aramubwira ati humura Uwiteka ari bwironkere umwana w'intama w'igitambo. Uwiteka ari bubwibonere. Kandi koko reka nkubwire iyo muri frequency nziza y'Imana, iyo uvuze n'Imana irabyumva igahita ikora icyo uvuze icyo nacyo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Bibiri ijambo ry'Imana yatubwira ngo aragenda ageze ku musozi Moriya ngo aratunganya neza. Muri Ruraka fata umwana amuhambira ngo amufate rero kugira ngo ashyire igitambo ku gicaniro agomba kukibikira nyina amaraso akameneka. Ngafashe inkota kugira ngo atere inkota umuhungu we. Ngijwi mu ijuru marayika w'Imana aravuga ati sigaho Aburahamu ntugire icyo utwara umwana wawe. Ubu biragaragaye rwose biremewe. Uremewe ukunda Imana. Isaka ariho atariho ukunda Imana, ariho ukunda Imana. Haleluya. Yemwe reka mbabwire Imana irashaka kubona muri angle ebyiri. Ukiri mu kibazo ukunda Imana urayikorera. Imana yagushubijwe uracyakunda Imana cyangwa yagushubije wagiye. Uhereye mu bitekerezo n'imirimo n'ibikorwa naho kuruka Imana n'umwuka w'Imana ati genda nyamadini nzaduka bagukubise feyi. Reka nkubwire ikirere cyose kiri mu Imana ikora. Haleluya. Uko muyumvira muri benshi niko muhaga umugisha mwinshi. Uko tutayumvira twinangira dukoresha ubwenge bwacu tuzakomeza gustragolinga paka. Abakorera Imana ba prosper natwe twafata busa tugumana ubusa bwacu. Biramugeza ngo ugende ukore Imana ikwagure. Tanga imbuto nziza kubika inshuro 70. Simvuze ngo mutanga amamodoka keretse uganirijwe n'Imana. Twarye yaranganije ndayitanga. Vewiti. Nega moto takarata ye barugamba natashe ku kamoto. Naragatashye ongera mu rugo. Mabisho baramwe ni hano nyisize kiri kipare. Ntabwo nabwiye Sara ko Isaka na mutambye. Ako subungenda n'amaguru.
ngenda n'amaguru nayitanze kubwo urusengero se tururimo cyangwa ntabwo twarugiyemo. Imana yacu irareba, muvuge ngo irareba. Kora kuri utwo kuko mfite 5 byonyine se ngo ndabitanga sigarana iki? Biraterwa n'uwuha nawe utanguriye inde. Ngwe kukumaranye ngo ntawe ubushahara wanjye wose ngakazi nkabonye nyuma y'imyaka 12 ndi umushomeri. Ebambe irorerere ejo nta kibazo. Uzaca muri restaurant ry'amandazi utena n'inyakumbuye. Ayo mandazi azazamura za mibi. Uribwe ujya kwa muganga bati consultation 15. Ibizamini turebere mu mano n'umuntu uza hose mu musatsi. Bayakunkumure ayandi yose yarangirize muri pharmacy. Umushahara uburangiye ngaho mbwira. Ubuse urungutse. Kandi biteje n'ikibazo kuma. Ariko Aburahamu we arenga ibyo intekerezo z'abantu arinjira cyane. Haleluya. Abo mukozi w'Imana kandi umukozi yumvira shebuja. Abakozi b'Imana haleluya. Abakozi b'Imana haleluya. Mumbarize ngo wumvira shobuja. Uramukunda uramwubaha ukora ibyo agusabye. Cyangwa uramwesikora kuti tumukure tumukwepe. Tumukwe. Tumukwe. Kristo yitwa ducunguye, twari abacunguwe. Kristo ni umucunguzi. Yesu nashimwe cyane. Byose biraturuka mu ndiba y'umutima w'urukundo. Kandi urukundo rutanga. Kandi rugatanga imbuto izabyara. Haleluya. Cyo nkundira iby'Imana ubikora uyu munsi imbuto zabyo umwaka utaha bagaruka bagasanga urimo rasarura. Ukomya amashyi nk'utabyemeye. Imbuto n'ubundi umubibyi asohora imbuto nziza akayishyira munsi y'ubutaka. Mu butaka burimo ubushishi, burimo ibimonyo, burimo ibishubi bya bikoko birya imbuto. Agataha akaryama agasinzira. Kandi yizera akazasubira gusarura. Siko bimezera? Ariko arasarura cyangwa ntasarura? Hari igihe kibiba hakaba n'iki n'igihe kisarura. Nahise bacira umugani umeze gutyo. Mbariza mugeze ngo ubundi urabiba cyangwa ntubiba. Uwimbuto nziza cyangwa uwimbuto mbi. Aburahamu yabibye imbuto nziza Imana ishaka. Abe umwana w'ikinege akunda Isaka. Imana yamubwiye ngo Isaka. Ndabizi ko ari umwana wawe ufite wenyine kandi ukunda Isaka ndamushaka. Ariko iri jambo ryanjeho sinzi ikintu rishaka. Ijambo ryigeze kunzaho ndaribwiriza ndangije ngeze mu rugo iravuga ngo urugamba we niba atari ubwesikoro koko wavuganye nanjye ukabwira ubwoko bwawe nkuko navuganye nawe ndahera kuri wowe iriya nzu ndayishaka ujye gukemura kiriya kibazo. Narabikoze indahoro ziravuga. Haleluya. Neza burya rero umuntu avuganye n'Imana n'utavuganye n'Imana ntago batekereza kimwe. Avuga ati se nashatse umuntu murumva wavuze wari we. Yego abantu barasenga. Amazuzu yaje gusenga tirika ya baba ibi ni ibiki Imana iramusanga ati toza mutumishi. Kazi nakanjye. Singuri amazuzu Imana ishimwe ko uhari amazuzu. Cyumwero cyose ntari umuntu ariko nakoze iby'Imana ishaka. Ako akwemera ukaba n'ikintu ariko mu bantu ariko uri ikintu kidasanzwe ku Mana. Kibazo mwe mushaka imbaraga ku bantu mwebwe ngo mwemerwe n'abantu kandi umwana w'umuntu agukomera amashyi umunsi avamida akoma amashyi nimugoroba agakubita inshyi nimugoroba bakuvugiriza impundu mu gitondo bakavuza induru. Abantu nubanezeza kugeza nabo mu nzi wawe muvuge ngo abo mu nzi wacu. Ndababwira nkuko nategetswe. Kibazo mukura amaso ku bantu muhanga amaso Uwiteka Imana. Mukorera Imana nk'abayikorera nk'abakozi bayo. Kandi buri muntu wese yahamaga ukwe. Muvuge ngo ukwe. Yawa. Ukwe. Uzapfa wenyine ujya mu ijuru wenyine.
uzasubizwa wenyine wigenderamo tukureba, uzaseka wenyine, uryama usinzire wizigure wenyine mu nzu iwawe. Tell my glory man zoriya tota. Kibazo ubwenge bwawe bwarayobye, ushaka kunezeza abantu, kumva ibyo abantu bakagutesha inzira, kaburi cyukora ukanga igihugu, kangana ba nyiracyo, kandi ukiryama mu gihahiramo utikira karimbuka kandi cyakurimbukana. Ubundi suru wahe uri mu gicu wowe cyangwa uri kubutaka tuyi Nyarugenge nk'abandi. Ubwenge bw'abantu bakakuyobya, kumva iyo mabwirwe, ugatira ibitekerezo kandi Imana yavuze ariyo superieur. Imana iravuga n'abantu bakavuga wowe, hanyuma warangiza ukajya mu ruhande rw'abantu. Ubundi babwira ndi ubundi ndabwira ndi ubundi warahamaga uri umukozi w'Imana wowe cyangwa umukozi w'abantu? Wowe wiringiye yaguhinduka, wowe wimariyemo yagusandaza, wowe yaguta. Igihe cyarageze twebwe Abanyarwanda dufite ikimana dukureye. Abantu baragiye baradusiga, isi iradusiga, dusigarana Imana yonyine yonyine. Umunyarwanda waraye abyaye yacukije ageze ikota kuri mu ishyamba, niho yacukirije uwo yabyariye mu Rwanda. Isi yaguteragana, ariko Imana ntago izaduta, ntago izaduhana. Ni umwami nyiribihe, ahubwo aho bakujugunye ku bwayo uramera, aho bakujugunye ugerayo ukabaho. Uko niko Imana ikora, niko yagize Abanyarwanda. Muvuge ngo twarameze. Iby'Imana abantu bibwira si iby'Imana yibwira. N'Imana ni gukoresha iby'ubutwari. Ntuzirate ngo ukomange ku gatuza, uzavuge ngo ndahacaha ari umugaragu wawe, ndacakumvira mwami, unkoreshe n'ibindi. Muvuge ngo amina cyane. Ariko utajya kuvuga ngo nimbura abusasanya Amerika danje, ugatanya kwirwanza inzoka ntazo urwaye, nikitari inzoka kizaza kandi kiza ari original. Ndabwira umuntu wese uri hano hantu, ndimo ndasaba Imana ngo iguhe umutima wo kuba umukozi wayo, uba umukozi w'Imana, uba umuntu w'iki w'Imana. Be kubikwitirira, be kubikubeshera, barakubeshera ngo uri umuntu w'Imana utari we, umukozi w'Imana utari we. Ukora iki? Nta n'umuntu wakoreye Imana ngo anezeze abantu. Biba nyuma, biza nyuma, abantu baza nyuma. Iyo imaze kukwemera nibwo bakwemera. Haleluya. Haleluya. Iyo umaze kwemerwa n'Imana nibwo abantu bemera, naho mbere ntabwo babyumva. Babona barataye umutwe, babona uri umuswa, babona uri indindagizi. Ariko reka nibatuze gato, ejo muvuge ngo ejo bazamenya uwo dukorera uwo ari we, bazamenya uwo duhamagaye uwo ari we. Yesu nashimwe cyane. Mwe muravuga ngo bazasengera imiryango, ngo ababyeyi ngo bazana abana ngo bagire gute. Reka nkubwire, wabyara ukabyara nk'abandi, ariko ugasanga wararuhibuza. Imana itakurereye ntacyo wakora wowe. Korera Imana, wemvestise, ugira icyo biba imbuto kubw'abana bawe. Senga isengesho ry'abana bawe nyine, ariko wizeye ko uhaye uwubwiye yumvise, wowe nawe mukorana, arakumenya se muhurira he? Shamana muhurira he? Nabahaye urugero rwiza ngo usanze chantier hari barimo bubaka bamena beto, ukahanyura mu gitondo bari bamena, nimugoroba ukagaruka barimo bari ku murongo bahembwa. Wajya mu murongo nawe urahembwa. Nyiri kumenesha beto sa muri kira kirongo cy'abamenye beto urimo, kuki muza guhembesha ku Mana mutari abakozi?
ngirira neza Mana, urya icyacumi, nta maturo utanga, mwene so ntumufasha, ntureba indushi, imyenda yaragaze yaragagiranye, inyenzi zarayangije, izindi imyenda yariwe n'imbeba, ntago uyizana ngo uyiha n'abakene. Nigiye gutanga utanga ibyagusagutse, tanga ibyacuye, nabyo ukabyirata. Ropiki itanu irimo iratangaza ngo ndashaka abakozi, je nemera kandi nindangiza mbemeza abantu. Haleluya. Dushaka kwemerwa n'abantu, ntago abantu bazakwemera Imana itakwemeye. Kandi guhamagara uzitabe. Reka turangirize kuri Tabita. Tabita mwese muramuzi Doruka. Nta kindi cyatumye ava mu rupfu. Yari umwigishwa ngo mwiza wa Yesu, yarakiri ubutumwa bwiza, ngo arangije agira imirimo myiza. Muri wa mwuga yari afite Imana yamuhaye, yaradodaga. Ngo avuga ngo abapfakazi badafite pfuna ruguru n'abandi bose dusangiye kwizera bameze nabi, kubwo uyu mwuga Imana yampaye nzakorera Imana. Ako ngo yita ku bapfakazi cyane. Ngiye kiragira ararwara arapfa. Apfuye ngo abantu bashakuje ba mbere nabo yambikaga, nabo yarafitiye umumaro. Baraboroga bati kandi barwaye ngo turamushaka, umutwaye ute, tuzabaho dute? Ariko abusanse yawe yamarika danje, tukibukira kuki? Itorero ntabwo ari inzi ntirinsura, bakuzi hese, ntukubura, ntukoropa, ntuboneka, n'umushumba ntakuzi. Uraza utigenze yicarira hangaha n'isengere nigendere, nupfa suzihamba. Nurongora suzarongora he, muzahurira mu katabeshyewe mwigendere. Imana sizabihamugisha, uretse ibihunyira bizahuma. Gerageza kuba umuntu wa mu nzu, maze no mu ngo ziwacu umuzamu wawe ubumuzi, mu bipangu 150 muri ya mudugudu wanyu, umuzamu wanyu uramuzi, kandi nta burara arya kubyo wahashye kumuzi. Wowe uzamenyekana ute se noneho mu bwami bwa data, mu nzu kwa data, utari umukozi, utafite ibyo ushinzwe, utafite ibyo ugomba kuzuza. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndimo ndakubwira nkaho utazagaruka, ndimo ndakubwira nkaho noneho ugiye kuza neza, ukabamo neza, ugahagarara neza, kandi ukaba umumaro ku Mana, ndetse n'abantu bakakuvura wabuze. Hari abantu babura rwose ukabona igikuba cyacitse, kuko ntabakozi. Niyo ntebe wicayeho yicaraho uyu munsi ukazongera mu byumweru 6 bikurikiyeho, ntugira musimamo, ntugira na adresse, nuko wirirwa ugenda. Cye nkibaza Mana, iyo umuntu yapfuye bakamusanga ku nzira, barabaza bati uyu muntu ni hehe akomoka, bagamusopa kugira ngo barebe ko yabona n'akaranga muntu, kugira ngo amenye ituruka, amenye n'inkomoko yawe. Mbariza mu gihe ngo ubundi ugira inkomoko, ugira aho bari kugira aho uturuka, ugira aho uzwi, ugira uwakubyaye, ugira ukurera, ugira uwakubazwa. Byaya madini byarashobeye, ariko dini se ikibazo n'umutima w'umuntu. Toka ngakora ibyo ngibyo apfuye, bashyira amakanzo hejuru. Petero ahageze ati mwami nkurikije ibi bintu, ngo nawe azamura imbere y'Imana avuga ati kandi bikore wibahishe, maze induru n'aka gahinda n'umubabaro, kuko nzi neza kuri umwami w'amahoro. Ngo ahindukirira intumbi, ahamagara Tabita, Tabita arakanguka. Muvuge ngo amina cyane. Tuzahera kuki tugusengera? Tuzibuka iki cyawe tukunihira? Tuzasenga twishingikirije kuki? Imana izagutabara ivuze ngo umukozi wanjye, umuntu wanjye izarwana inkundura gute? Irwana mu byawe, uretse kuyiyitirira no kwita ibyo utari byo. Uyu munsi uraba umuntu w'Imana, ube n'umukozi w'Imana, ukiranuke muri bike, Imana ikwagurira imbago, kandi ukore nk'uko Imana yaguhaye. Kandi utayatanga mu nzu y'Imana, hanze hari ikimasa kizayarya. Yeremiya tumurangirizaho twisengera Imana. Yeremiya 15:19 nicyo Uwiteka Imana ivuganye natwe kugira ngo dusenge. Yeremiya revera cyangwa ntuhagira amasomo.
Yeremiya 15:19. nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati yego nugaruka nzakugarura. umva Uwiteka avuga ngo nugaruka ukimara kumva aya magambo ukaba umuntu w'Imana ukaba umukozi w'Imana by'ukuri atari kubyiyitirira nugaruka nawe arakugarukira muvuge ngo Uwiteka aratugarukiye kuko tugarutse tugiye kwitwa ibyo turi byo tugiye gukora ibyo tugomba gukora tugiye gukorana niyaduhamagaye tukayikorera ibinezeza kugira ngo tubaragwa umugisha kandi umugisha utuveho ujye ku bana bacu n'ubuzukuru n'ubuvivi kugeza igihe tuzitwa abasekuruza abanyirakuru natwe b'amasezerano. Nugaruka nzakugarura yego kugira ngo uhagarare imbere yanjye. kugira ngo uhagarare imbere yanjye uvuge numve usaba uhabwe utake ngo utabare kandi ibishimwa nubivana mu kandi nukuri ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa uzaba akanwa k'Uwiteka Imana bivuga ngo icyo uzavuga icyo uzahambira ijuru rizahambira icyo uzahambura mu isi ijuru rihambure icyo uzategeka ahangaha execution rapide mu ijuru icyo uzasaba Imana izahita haleluya uzasengera icyo uzajya usaba kuri we Imana izajya igikora usengera abarwayi bakire wirukana abadayimoni bagende utanga ubuzima ku bana bawe nk'uko bivuze niko bizaba uzaba nk'akanwa k'Uwiteka Imana nukuri ibishimwa mubi gawe Imana ishimwe Imana ishimwe no murankubita urankubita cyangwa uravuga uti afata agafanta mushumba gakonje umbwiye neza ndashaka kugira ugomba kuba we uhagare muri ayo mavuta yaguhamagaye yakwemeye vuga ngo amina cyane kubura aha ntago ari byagiturumbuka unyuranye n'umuntu wasigaye hariya hanze uri gukora ubusa cyangwa uri kugorora ingingo ngo arimo arakora siporo nabyo ni byiza ariko bajya bivanga no gusenga. Yesu nashimwe Yesu nashimwe Yesu nashimwe cyane nugaruka Imana kugarukira garuka kura amatwi ku bantu garuka kura kubigushuka bigutesha inzira birakuderuta birakura muri kanari Imana yaguhamagayemo bakubonye ukuze we ufite aho waturutse ufite uko ugenda ufite aho utaha ufite Imana yavuganye nawe hari Imana yavuze njya mbwira n'abantu ngo nahisi yakwibirindura icyo Imana yavuze kizasohora. ayiwe revera ubu Imana imaze kuguhereza imodoka witwara utaha iwawe batagihagarara hariya ngo bavuge ngo nyishyura fredurukasiyo y'inzu yanjye ubamo ubu wibagirwe kabisa wibagirwe cyangwa umuntu aza kuba akubeshya akuvuyange akwangize yakubonye wisaziye warakoreye Imana hanyuma urangize nabi waratangiye neza ubu rugamba umpagarara imbere umbwira ngo kabisa cece kagerageza kongera kagabanya ahubwo ndongeramo volume ibibyimbye bimeneke korera Imana yawe iguha ntibari bahari nta n'uwabigizemo uruhare vuga ngo amina cyane ririmba kuko wabihawe cyetse riba ari Satani wabiguhaye avami dapre bidakabitwara ariko wayahaye iramuhata. Yesu nashimwe cyane yo ni inganzo yaguhagaritsemo bumumaro koresha imbaraga Imana iguhaye koresha ubwenge Imana iguhaye ibona ko ubwenge yaguhaye ikakurutisha mugenzi wawe buyifitiye inyungu ni bangahe se bapanshitse babyuka mu gitondo babaye barya kandi bari bihanganye zaguhimbaza Mana yanjye mu gihe ntije umwuka wawe muririmbye umwe yinjiye mu nganzo araririmba kandi ijwi ry'ubuhanuzi rihamagara haleluya haleluya aremera ngo waretse umuhamagaro wahamagawe n'Imana umwanya wawe wa mbere wawuhaye nde waretse umuhamagaro wahamagawe n'Imana umwanya wawe wa mbere uhagazemo nde nzajya mbirebera ntyo uko witaza izakwitaza uzayihamagara usanga iri kure ndi mu mavuta kandi y'ubuhanuzi
uko uyitaza izakwitaza, nuyihamagara uyibure kandi hari, ariko nuyegera izakwegera, niwe utega amatwi izavuga. Ntabwo ari injiji ngo nanjye umuntu anyicaye imbere akantega amatwi ngo mvuge, nubwo naba ntafite icyo mvuga nashakisha. Imana ntabwo ishakisha ibyo ivuga. Rero ibyo tubwira byose ni amasezerano. Muvuge ngo ni amasezerano. Sezerano wampaye nzarigumamo mwami, umunsi nageze iwawe nzaguterera isaruti, nanjye uzabishimira. Kozi ku murimo niwe Imana yemera, nari umugabo ntabwo igihabwa intebe. Umukozi ku murimo niwe Imana yemera, nari umugabo ntabwo igihabwa intebe. Garuka nzakugarukira, nukuri ishimwa mu bigaho zabakanwa kanjye, niko Uwiteka avuze. Uvuge ngo amina cyane. Tugiye gusenga. Ndabasengera mwese, niko nahawe gusenga. Buri muntu wese arashaka, Imana irashaka ngo garuka uba umukozi. Garuka mu muhamagaro naguhamagaye. Garuka mu mujishi wawe. Garuka mu muhamagaro Imana yaguhamagaye. Ngwino! Vayo! Tabuka wiruka! Ihute vuba! Kandi iguhamagaye ni umwami nyiribihe, nituma buke. Gataruka bimucyo n'umwijima. Niyiguhaye utwo ufite. Nubwo tukiri dukeya, ariko yatwongera uyumviye. Imana n'umutunzi wabyo, isi n'ijuru n'ibiyuzuye byose, n'ibiri mu nda y'ubutaka byose, kandi ibintu bihishwe mu butaka nivyo by'igiciro. Imana yaraguhishiye, nuyikomezaho izagikurayo, izaniguhereza iby'igiciro. Biri ahantu umuntu wese utapfa kugera. Hari n'ababica hejuru batabizi. Ubasanga naho hari amabuye y'agaciro. Aha, twicaye twubatse urusengero, nyamara munsi harimo ibintu. Muri Rwanda mu butaka ntago tuzi biriyo, ariko yabihishiye abayikunda. Muvuge ngo abayikunda. Sakuyobora inzira, sakubwira uko ubigenza, yikomezeho, ni ukurangira neza. Mwisi habamo injustice, ariko Imana ntigira injustice. Ari umwana wigize kumbwira ati nsengera rwose mushumba, nagiye ahantu nkora ikizamini ndatsinda mba no wa mbere, hanyuma ntegeza ngo bazampamagara nsanga kagiye mu wundi. Niko abisi bameze. Wasanga nawe uri mu meze utyo. Isi ifite injustice, n'isi y'ikinyoma, ariko mu ijuru hari Imana y'amahoro, Imana y'ukuri, ivuga kandi igasezeranya ikanasohoza. Mvuze isi, simvuze abanyarwanda, mvuze isi. Isi iragushuka, yarangiza ugatara. Ariko ijuru, turi mu isi dufite ijuru hafi. Ritubwira ngo sigaho winyura aha, izi nzira ntizigendwa, nubwo ubona hari inzira. Imbere urahategewe. Haleluya. Kavuta ngo cyamika, icira, inyurira harata. Ibi bireke, ibi byihorere. Wirizwa n'ibyo utabonye. Ibyo utabonye si ibyawe, ibyawe biri imbere. Imana irabigufitiye. Amina, amina. Ariko Mana we, kera muzehe yajyaga twicaza akatuganiriza akatubwira amagambo kugira ngo muzaba abagabo. Dore ngo yari hano, twagera hanze ngo umunsi muzehe yadukariye, kandi arimo atubwira ibintu bizima, akavuga ngo yadukariye. Uremuranye ngo nabakariye, ntago ari ngewe, ntago ari Uwiteka yabakariye, ahubwo arababwira ati yemwe, dore isi iri mu mwijima w'icura buri wari mugoroba, nimuze mbereke ahantu hari umucyo, aho nzaba murikira. Haleluya! Ahari umwijima nzababera umucyo mbamurikire. Kandi ku manywa abantu bagendaje nzabereka inzira muri ayo manywa. Abantu bayoba inzira, yewe mbabera inkingi y'igicu, muzankurikire, nzabereka inzira aho munyuramo. Kuki ushaka kugenda nkabo, wowe uhwanye nabo? Ibari imbere n'ikuri imbere se. Isezerano ryawe se rihwanye n'iryabo? Data we, Mana ishimwe. Reka ndekera aha ngaha, ndumva naruhutse, kuko umwami Imana ampaye kuba hano yenda bahaye. Mbwirira mugenzo ngo nuko komera ratu umugabo nyamugabo. Haleluya. 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 Reka mbabwire, iki kintu ni igisirikare, twinjiye mu gisirikare ntimwabimenye.
mfite umuhungu wabaye umusirikare baramukubye ejo bundi aza ari ofisiye ariko ukuntu yagiye ameze siko yagarutse ameze avuga nk'umugabo nyine navuga ati mama agahita mubona ko nyine ni umusivili yabambeyo kandi yagiye ari debedebe ariko aragenda bamuha umurongo bamuhataye muvuge ngo taye n'umurongo ariko Imana iduha taye ikaduha n'umurongo ariko baramukubye aje muri vacances azameze nk'agasaza we ntigikoma cyinshi cyasosoma ariko nyuma yaho nyuma yo gukubwa Imana irongeye kakugaruka ikakubyibushya yarabyibushye n'umusore mwiza Yesu nashimwe cyane mwaretse Imana ikadukuba ikadushyira mu murongo ikatugarura gutya ntage twanga ntitwica ahubwo yashaka kutugira abantu bakomeye cyane mu bwami bwayo igira amageshi Imana ishaka kugira ofisiye uyobora abandi hari abandi bari inyuma bataraza irashaka kugira kamanda ubayobora ukazabereka inzira nawe wanyuzemo aho debede umeze utya by'Imana n'abantu ntubinyuranya ufata umuntu ukamugira Imana yavuga ukora iby'umuntu Imana yavuga ugaceceka uranyumvira iby'Imana n'ibyo abantu barabivanze kandi ukora iby'abantu kuruta ukora iby'Imana ari iguhatse ihatse na kukaka ihatse n'ibyejo byawe byiza ndangije mvuga ngo Imana irashaka ko muba abantu bayo n'abakozi bayo kandi ab'Imana inyuriramo igakora iby'ubutwari dukomere Imana amashyi tugahindura amahanga tugahindura igihugu tugahindura imiryango n'ibyo bije byakumanywa na nijoro bishaka turangiriza abana tugahagara tugategeka bikumva kuko dufite ubutware muri Kristo Yesu twahawe kubw'igorigota yaravuze ngo mwebwe mwese abanyemera abanyizera bahaye ubutware namwe nimugende unyizera ajya avuga nanjye mperekeje ijambo rye kugira ngo ndisohoze ntabwo uzategeka abana bawe ngo nibiveho ngo bihite bivaho udafite ubutware bubitegeka ni umwuka rega abana banjye baba mu rupangu hari shiyemesha mfite abazamu mfite ababagaburira mfite ntaho bazahurira n'ibiteye reka nkubwire ntiyagiye ku ishuri se mwajyanye none se agafaranga rikabaye kenshi ntibamwohereje muri Etados-Unis d'America ntiyagiye kunguka hasi ubwenge ntabwo ari ubwenge gusa yagiye kunguka n'ibindi utazi azabura nabyo udahari ariko iyo hari inganzo y'ubutware bw'Imana uravuga Imana ikamusangayo vuga ngo amina haleluya yavuze ngo nimureke dukora iby'Imana Imana izarwanya indyanyi izica indyanyi muvuge ngo indyanyi izazihonyanga izazifunyanga ibintu bishaka kutwangiriza izabyangiza ibintu bishaka gutwara abana bacu izabimenagura vuga ngo amina cyane ibintu bishaka gutwara akazi kacu kandi ari akacu izabihagarika izashyiraho bariyeri ngo attention no touche pas danger de mort uhegereye wapfa gakoreba kwice vuga ngo amina cyane abantu b'Imana ni nk'agakoroka amapfa gakoreba kwice ngo ki ukurusha inganzo mu Mana ukurusha isezerano ry'Imana nta gapfa gupfa nta mukiranutsi upfa gupfa Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe abafashijwe nimuvuge ngo amen twumve niba udafashijwe umunsi uzafashwe ejo nta kibazo umwami aracyavuga kandi aracyakora n'abakozi b'Imana bazagaruka bavuge kandi Imana ivuga rimwe ndetse kabiri ariko icyo umwuka w'Imana yampaye kukubwira n'icyo irashaka kuba umuntu wayo utabyitirirwa utabyiyita kandi uba wenyine ikindi ukaba umukozi wayo ukorera Imana udakora ngo abantu barebe ukora ngo akora iby'Imana ishaka kandi yumva ikimubwiye akaba ari cyo akora haguruka mwanya wawe buri muntu wese nahaguruke ngiye kubasengera mwese nanjye uko ndikusa ngo mwami mfasha mvuge uko uvuga nkora ibyo ushaka kandi unyongera imbaraga n'inkomezi mu bugingo nibwo uzanyurana n'abandi basore nibwo uzatandukana n'abandi bakobwa bapfuye ubusa kuko ufite irindi jwi rigenda ku buzima bwawe uzaryumva uryumvire rizatuma ejo hawe haba heza naho nutwarwa n'ikigari twarwa n'abagushuka uzisanga habi ubwami bwose bugira amahame Uwiteka ahabwa icyubahiro rambura amaboko yavuga ati mwami ndi hano imbere yawe mu gihe nk'iki kandi kiruhije ndashaka kuba umukozi wawe by'ukuri kandi ndashaka kugukorera urakoze ko ubugingo bwanjye bubaye buzima kuko kuva uyu munsi ntazongera kumvira amajwi y'abantu ndetse ngo ntegekwe n'ibyo ndeba
ahubwo nzumvira ijwi ryawe kandi nkora ibyo ushaka kugira ngo usoze umugambi wawe. Nanjye uzangirira neza nkiriho, n'abandeba bazifuza imana yanjye kiba imana yabo. Ubwami bwawe buganze mu isi yose. Urakoze kubikoze, bisabye Imana mu izina rya Yesu. Ndambura nkusengere bihamisha ikimenyetso. Urakoze Uwiteka umwami nyiribihe, ugeze neza kubw'ijambo ryawe, koze imirimo ikomeye kubw'imigabo n'imigambi. Urabivuga ukeneye abakozi, ukeneye ubwoko bwawe, ukeneye gutandukanya ab'isi n'ab'ijuru, ukeneye kugaragaza imbaraga zawe mu bwoko bwawe. Hari abo ushaka gukoresha iby'ubutwari kandi abayisi bakemera. Nyemerera uhiruhe umugisha ubwoko bwawe, abahungu n'abakobwa, kandi kuko bahamagaye ubakoresha iby'ubutwari. Imitima yabo wongera uyishire, imitima yabo ikoreshe, amatwi yabo niyumve, umutima wihuta ugaruke, kandi akanwa kabo kuko bakurishimwa mu bigawa bahinduka akanwa kawe. Urakoze ko ugize neza, ubwo kugarukiye nawe urabagarukiye, kandi ukoze imirimo ikomeye kandi itangaje ku buzima bwawe. Urakaraba ko byose ubikoze kandi ko ubigambira ko bigiye kuba. Tugukomeye amashyi dukora ubwatsi mu izina rya Yesu. Reka mpamagara umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo, kugira ngo ugendane n'uyu mwami akuyobore kuko yakumenye mwamenyanye. Shira ikiganza hejuru, vuga uti ndashaka kugendana n'uyu mugabo ukomeye, avuge numve, antegeke mbikore kandi ishobojwe nawe. Ungabye imbere, shira ikiganza hejuru maze utambuke tugusengera Imana. Uyu munsi uhinduka ubwoko bukomeye, ugenda urumvuga rikijyana. Tambuka nshuti yanjye, ngwino muhungu mwiza, ngwino mukobwa mwiza, ngwino mama na papa, ngwino uyu munsi ni mu gihe cyari mugoroba, ngwino mafi ya ni munsi Imana yitamure ku buzima bwawe, kandi bitume ubu umucyo uvira amahanga n'umuryango wawe uhabwe umugisha ku bwawe. Tambukuze uhindura amateka. Ngwino Imana ikugirire neza, ngwino guhindurira izina, gukora icyo gisuzuguro cy'abadayimoni. Tambukuze wirukanka nshuti yanjye, ngwino. Natwe naho twanyuze nuko twabigenje, twarahamagawe turitaba, none turimo turakoreshwa iby'ubutwari, turahagara tukabwira amahanga ngo Uwiteka aravuga atya, kandi yavuze tukumva, natwe twava nk'uko avuze. Ngwino ihute, ngwino wirukanka. Nabo hejuru muze, abahari muveyo muze hano tubasengera Imana. Saba Revera atambuka hano maze akurure uwo mugisha, kandi izi ntama aziyobore mu ruhongore. Dukomere Imana amashyi twakira abasore n'abakobwa. Muri aba basore bigiye cyane, Imana ishaka kuzuza umwuka wera, ishaka kuzuza imbaraga, ishaka guha amaso abona. Diplome nyinshi ziraryana, ngwino yawe iyiha agaciro kuko wayimuhaye agaciro. Ngwino abandi baburi wowe uhabonere. Ngwino erega Imana n'umukozi w'umuhanga irareba kandi irabona, kandi iratugendera aho udafite kivugira. Ngwino ikuvugire, ngwino umwiringire, ngwino umwisere, ngwino umwakire. Tenema azane kerere detail, aje kwekerera isi ibintu byawe, ibyari mu mwijima agiye kwimukisha umucyo utangaje. Ngwino nawe unkurikira, niwugirirwa neza n'imbabazi nyinshi, mutima gakorwaho, umusange umwegere akugirire neza. Komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi menshi cyane. Twakira abahungu n'abakobwa b'Imana bagiye gukorera Imana ku manywa na nijoro, bagiye kuvuga imbaraga z'Imana no kugira neza kw'Imana. Muzavuga ikore, mudategeka ihita ibikora. Bavuga ngo aba ni abakozi b'Imana, bakorana nayo, bagendana nayo, bavugana nayo. Ibitazwi bo barabimenya, bafite Imana ibahishurira ibihishwe, kamenyesha ibyenda kubaho. Zatanama Yeremekira the try, ereka mabwira ibyejo hazaza ntago mwe mwabimenya, ariko abazi Imana yabo igi bahishurira ikababwira ngo ejo dore nibitya, mugenda mutya, mukore mutya, mwitware mutya, mutuze, ntimusare, ntimuti ibyiringiro. N'Uwiteka Imana ihindura amateka, ni Imana ikora ifite ikihereyeho, ikora idafite n'ikihereyeho, irabishobora. Fata ikidafatika kibyaza igifatika. Yaramana katana siriven. Imana irashaka abakozi bakorera Imana badakorera abantu, bumvira Imana batumvira abantu. Kandi ni wumvira Imana n'igihugu kizabyungukiramo, uzaba uri uw'umumaro mu bwoko bwe, mu gihugu cye. Imana ishimwe. Imana yashaka gutanga amavuta kugeza igihe uhura n'umuntu utameze neza, agahita avuga ngo ni ukuri kw'Imana, nkurikije ukuntu umeze, mbabarira ibyaha byanjye kandi ashaka kumera nkawe. Utavuze byinshi, amavuta yawe agahita amukorera. Ayo mavuta ni Imana ishaka. No muri quartier, no mu kazi ukoreramo ukaba itara rimurika. Iyo itara ryaje umwijima urahunga, ni itegeko n'ihame. Kandi iyo itara rigiye umwijima nawe utangira kuza. Bivuga ngo nta busanza yawe izajya imarika danje.
nubura amahoro abure, nubu udahari hagaragara ko hari ikintu nyine cyabuze. Niko Imana ibashaka abahungu beza, abakobwa beza. Niko Imana ishaka gukorana nawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tambuka uza winjire mu mwugamo w'umugaru, ngwino winjire mu mpatanwa Uwiteka aguhishe. Ibiguhiga ni byinshi, ibihiga ubugingo bwawe ni byinshi, ibihiga abana bawe ni byinshi. Kandi nk'uko wonkeje umwana wawe agakura, n'icyaguturukamo cyamubera ubuzima, n'icyaguturukaho cyamubera ejo hazaza heza. Kiguturutse kuko ufite Imana. Iyo Mana yawe urayimwosa akazagira Imana, nawe akazayihereza aba yabyaye biturutse kuri wowe. Muvuge ngo amina cyane. Amen. Kora mu kiganza cyawe ngo Imana igushoboze, Imana igushoboze gukora ibyo Imana ishaka. Mubwire ko Imana ikuyiha umujyanama mwiza. Mubwire Imana iguha umujyanama mwiza, uhereye ku mwuka wera kugeza ku bantu bazima. Ibipfu bigende kujye ku ruhande bizahure n'Imana bitunganye. Ariko mu bantu b'Imana harimo abantu bazima. Imana bahuze n'abantu bazima, ababyeyi bazima, abakobwa beza bazima, abapapa bazima bafite Imana, bafite umwuka, bafite kubaha Imana no kuyikunda, kandi bababera umwandu, bababera umugisha, impumuro yabo ibagereho. Haleluya. Kuki dukunda kugera mu n'ibigezweho haje telefone tukumva twayigira, haka ibigezweho byo mu Mana kuki tutabyakira? Imana haga ifite iteranyuma, Imana ifite iterambere, ibitarabaho ibigira umureba irabifite. Hagarara mu itangiriro rikavuga iherezo, n'ibyo utarabona nabyo biraje kandi irabifite. Ubu ndashaka plan nziza uyisange ku muntu w'Imana wubaha Imana, imodoka nziza ihere ku muntu w'Imana. Ariko dufite Imana itanga, ariko mfite ikibazo gikomeye cyane. Revera waje, yego Imana ishimwe. Kuki Imana igirira neza umuntu wayo, ikiza Imana imukoreye kikitwa cy'abadayimoni. Uriya muntu ajye kuzimu, yambara imyenda ihenze, agenda mu modoka ihenze, ajye kuzimu. Imana mutegeza ko ari umukene wa cyane ku buryo itabasha guhereza abakozi bayo ibintu byiza. Mugende Imana ibahindura amateka, ihindura inyambaro, ihindura isokozo, ihindure style. Muvuge ngo ama-style, ihindura ijwi, ihindura ingendo, ihindura imvugo, ihindura ibikorwa, ibihindure. Kandi ubarebye abifuze avuga ngo Imana yanyu yatubera Imana. Usengerahe, usengute. Haleluya, haleluya. Ubuzima bwawe uyu munsi urabuha icyerekezo mu izina rya Yesu, kandi abigusengeye Imana yabigushoboza.